Perezida Kagame ntakozwa ibyo kuba hari umwana we wazamusimbura ku butegetsi. Reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, ni wa mwanya tugaruka ku makuru agezweho n'amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka tugaruke kuri iyi nkuru, by'umwihariko tugaruke ku kiganiro perezida yagiranye n'umwe mu banyamakuru bakomeye ku isi ya rurema, agaruka ku buzima bw'umuryango we ndetse anabuhuza na politiki no kubigendanye no kuba hari umwana wamusimbura ku butegetsi. Ntatinzi reka mpite nkubwira yuko Perezida Paul Kagame avuga ko adashyigikiye ibyo kuba hari umwana we cyangwa hari umwe mu bana wazamusimbura ku butegetsi, kuko u Rwanda atari ubwami. Umukuru w'igihugu yabitangarije umunyamakuru François Saudani usanzwe ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique mu gitabo cye yise Conversation with the President of Rwanda. Kuri page ya 91 y'iki gitabo, Saudani yabajije Perezida Paul Kagame niba yifuza kubona abana be muri politike, byaba ngombwa umwe muri bo akaba yamusimbura ku butegetsi. Umukuru w'igihugu yamusubije ko atabishyigikiye, ati u Rwanda si ingoma ya cyami kandi ubu bwoko bw'imigirire irimo ikene wabo. Kuragana ubutegetsi n'itonesha ishingiye ku muryango ntabwo ariko dukoramo ibintu. Yunzemo ati icyo nizeye ku bana banjye kiroroshye cyane, nuko bakwihitiramo ahazaza habo ubwabo, ntabwo batandukanye n'abandi banyarwanda. Perezida Kagame kandi yanabajijwe ku bavandimwe be badakunze kugaragara mu ruhame nk'abandi bafitanye isano na ba perezida bo muri Afurika, asubiza ko babaho neza kandi batuje ariko badatoneshwa. Abajijwe niba kutagaragara cyane mu ruhame kw'abavandimwe be ari icyemezo gishingiye kuri politike, amahitamo y'ubuzima cyangwa impanuka, yasubije ko ari uruhurirane rw'ibintu byinshi bijyanye n'imyemerere nuko yumva ibintu ku giti cye. Ati sinizera ko abavandimwe banjye bakwiye ibintu birenze iby'abaturage basanzwe, si ukubatesha agaciro nk'abavandimwe banjye, ndabakunda nkabubaha kandi nkihuza nabo. Icyo ntemera ni amatonesha yihariye, ntabwo nashidikanya kuba nakoresha uburyo bwanjye bwite kandi bwihariye kubw'inyungu zabo, ariko ibintu byose bigira aho bigarukira. Ntabwo nzakoresha ububasha bwanjye mvutse undi muntu ikintu kugira ngo umuvandimwe wanjye abe ari we ugihabwa. Icyakora yonzemo ko mu gihe cyose icyo umuvandimwe we akeneye kigomba kuva mu byo atunze kandi akaba afite ubushobozi bwo kuba yakibona, nta cyamubuza kumufasha kubaho ubuzima bwiza. Ngayo nguko ngibyo ibyatangajwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku kigendanye nuko abana be bakwinjira muri politiki ndetse bakaba bavaho akaba yavaho hari uwo asigira ubutegetsi. Ibintu yateye utwatsi, akanavuga yuko igihugu cy'u Rwanda kitayoborwa n'ubwami, ko ibyo bikunze kubaho mu bwami, ndetse yanavuze no ko abavandimwe batakunze kugaragara cyane mu ruhando rwa politike nk'abandi ba perezida bo mu bihugu bya Afurika, aho usanga nk'umuvandimwe we yaba minisitiri runaka yaba ibintu bitandukanye nk'ibyo, ariko aba bakaba batarihuje cyane na politike nk'ukuntu abandi babikora. Yamubajije impamvu, avuga yuko abavandimwe babayeho kandi babayeho neza, ko atakoresha ububasha bwe ngo abe yafata umuvandimwe we ngo amuvutse icyundi muntu yagakoze ngo akimuhe, mbese uwo kigomba ngo kimuhe agihe umuvandimwe ngo nuko ari umuvandimwe, ahubwo umuvandimwe we aba agomba kubikorera akabigeraho. Ariko avuga yuko atabura kumufasha kubera yuko yaba bishoboye, ariko adakoresheje umutungo w'igihugu, ahubwo akaba yakoresha umutungo we bwite, ibyo yakoreye bisanzwe bye bwite.